Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije inshuti bakundwa muteze amatwi SAVEUR DIVINE, mbifurije umugisha w'Imana aho muherereye. Ni mwene So MUTUYEMUNGU Jean-Pierre. Ndaje ngo dufatanye ijambo ry'Imana, nshimira abambanjije kuva kuwa mbere kandi namwe mbashimira abadahwema kudutega amatwi. Imana ibaha umugisha. Ijambo ry'Imana turimo kwiga riri muri Matayo ibice 23 umurongo wa 12. Haravuga ngo uzishyira hejuru azacishwa bugufi, uzicisha bugufi azashyirwa hejuru. Reka dusome irindi jambo ry'Imana tugiye kuvugaho gatoya, riri mu gitabo cy'Abami, igitabo cya kabiri cy'Abami ibice ni 5. Dusome duhereye ku murongo waho wa 10. Haravuga ngo Elisa aherako amutumaho ati genda wiyuhagire muri Yorodani 7, umubiri urasubira uko wari uri, nawe uzaba uhumanutse. Namana byumvise ararakara, arivumbura ati nahoze ngira ngo ari busohoke ahagarare atakambira izina ry'Uwiteka Imana ye, arembarembye n'intoki hejuru y'ibibembe ngo ankize. Mbese inzuzi z'i Damasiko, Abana na Fapa ntiziruta ubwiza amazi yose y'Ibwisiraheli? Sinabasha kuziyuhagiramo ngo mpumanuke? Nuko arahindukira arigendera arakaye. Abagaragu be baramwegera baramubwira bati data, iyaba uwo muhanuzi yagutegetse ikintu gikomeye ntuba wagikoze, nkanswe kukubwira ngo uyuhagire uhumanuke. Nuko aramanuka yibera muri Yorodani 7 nk'uko uwo muntu w'Imana yari yamutegetse. Uwo mwanya umubiri we uhinduka nk'uw'umwana muto, arahumanuka. Amen. Nsomye iyo mirongo myinshi kugira ngo twumve ijambo ryitwa kumanuka. Kwizamura, kwishyira hejuru byakubuza agakiza, byakubuza kugera ku mugambi w'Imana. Ndagira ngo muri iyi nyigisho Imana ikugenderere kandi Umwuka Wera kuganze. Ibyo wize, idini ryawe, ibyo umazemo igihe bye kuzakubera intambamyi y'agakiza gakwiye ka Kristo, bye kuzakubera intambamyi yazakubuza kujya mu ijuru, nk'uko byagenze ku Bisiraheli benshi barimo abafarisayo n'abanditsi, bakajya birata iby'idini n'imigenzo n'amategeko, ariko bahusha intego yo kumenya Kristo. Imana itugire neza. Uyu mugabo dusomye witwa Namani, akaba umugabo w'ingabo, ngo yabaga mu gihugu cya Siriya, ari intwari itsinda inesha. Hanyuma ariko ngo ikibazo yari afite ibibembe, kandi n'indwara izira, n'indwara yica nabi, n'indwara iteye isoni. Ntekereza ko no mu muryango yari indwara mbi, kuko ni indwara y'umwanda yanduza umubiri wose, ndetse igenda ikuraho ibice by'umubiri, amano, intoki. Nubwo yari intwari ariko yaragowe. Hanyuma rero ntabwo byatangaza cyane ko umuntu ashobora kuba yarize ibikomeye, ari intwari, asa neza inyuma, afite n'idini, ariko afite ibibembe, afite umwanda w'ibyaha, ajya muri maraya, ahindanye, ari umusinzi wiyanduza. Ukabona umuntu, mu yandi magambo, ni umuntu w'icyubahiro ku bigaragara, ariko imirimo akora nanone ikamuzanira umugayo. Ariko ubwibone bukamufata bw'ibyo yize, ubwibone bukamufata bw'idini rye, akavuga atoya ibyo bintu by'agakiza, ibyo bintu byo gukizwa
oya, idini ryanjye ni ryiza. Idini ritagukijije ngo rikugeze ku musaraba uhinduke rwose rikumariye iki? Hanyuma ngo ageze kwa Elisa azana n'amagare n'icyubahiro, ngo Elisa umuntu w'Imana mutumaho ijambo rimwe rivuga ngo manuka ujye muri Yorodani urahita ukira, umubiri wawe urasubira nk'uko wari uri. Nanjye ndatangaje ngo manuka ujye mu maraso ya Yesu, ubugingo bwawe burezwa burakira rwose. Amen. Uwo mugabo ngo acyumva iryo jambo, ngo agereranya Yorodani ngo wari umugezi usa nabi, agereranya Yorodani n'inzuzi z'iwabo zisa neza, Abana na Fapa. Ngo aravuga ngo mbese inzuzi z'iwacu ko zitagereranywa n'ibi biziba by'aha ngaha, ni gutambwira ngo manuke mbijyemo? Nagira ngo arasohoka ndebe ubushongore n'ubukaka, arebe icyubahiro cyanjye, arebe uko ndi, hanyuma ndembarembyeho ibiganza mu izina ry'Uwiteka Imana ye. None aransuzugwe bene ako kageni. Ngo ararakara, arivumbura, aragenda. Ariko yagize abagaragu beza. Natwe tuje turi abagaragu b'Imana, tuje turi abagaragu bawe, ngo tuguhendahende tukwinginge ngo mbese databuja, iyo aba bantu b'Imana, iyo Elisa gusaba ikintu gikomeye, ko bagusaba amafaranga ukayatanga, bakagusaba ibindi, none ko akubwiye ngo manuka ujye muri Yorodani uce bugufi, bigutwaye iki? Wakwemeye ukabikora? Imana ihimbazwe. Umva ijwi ryongorera, umva ijwi ry'Umwuka Wera rikubwira ngo ariko wakoroheje ku isi wayibayemo, nta mahoro yigeze iguha uretse gusenya urugo, uretse kuba nabi gusa. Ni ibihe byiza wabonye mu byaha, kandi ko waruhanye n'idini yawe, ukaruhana n'icyubahiro n'amafaranga n'ibikomeye wari ufite? Wakwemeye ukagera ku musaraba ukakira imbabazi z'Imana? Wibuke ko kwicisha bugufi kubanziriza gushyirwa hejuru. Nuko ngo aramanuka, niho dusoreje. Ngo yibira muri Yorodani, amaze kwibira muri Yorodani 7, nuko ngo umubiri we uhinduka nk'umwana muto, avamo atsindishirijwe. Niko uwemeye wese kwezwa n'amaraso ya Yesu, niko uwemeye wese kwakira agakiza ahinduka mushya, akaba umwana w'Imana, akagira imbaraga zinesha icyaha, kandi akabana ibyiringiro by'ijuru, kandi akiri mu isi agatura mu ijuru, akajya agendererwa n'Umwuka Wera, agahamanya n'umutima we ngo uri umwana w'Imana. Imana iguha umugisha. Icishe bugufi. Kwicisha bugufi birakuzanira agakiza. Reka iby'idini n'imihango nk'uko abanditsi n'abafarisayo n'Abisiraheli muri rusange babyirase, bagahusha intego yo kwakira Yesu, bikarangira agakiza gahindukiriye abanyamahanga. Nawe ntukinangire, niwumva ijwi ry'Imana, uhere ko umanuke, wicishe bugufi, upfukame, wakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Urababarirwa kandi uzajya mu ijuru. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.